mu gipangu. Ntabwo ayinjira. Arasohoka reka uriya mushiki wawe ajya kumanika akaguru ntabwo nigeze mufasha. Uri kubyumva neza? Nese ko numva mugize intambara. None se ubu arambaza iki? Nese mama. Uri kuza ubundi kumbaza Eric. Reka twumvikane. Ntabwo nta mpamvu twavuye ko gusubira gutera iyo nda. Vipi za ubundi? Iyo ubona umwana w'imyaka 17 amufata akamwandarika ku musozi ngo ni indango yarijyanye, reba hano, reba nkaha ngaha. Ejo bundi niyo amutaje hanga akamuta ku gikuta kuri karabasansa hanga ku gikuta. Sinari impfuye kugira ngo byemere neza, sibyo? Ariko ari wabonye ndi kugusekera uravuga ati mbonye agakobwa kakana keza. Ese ko numva mugiye kubigira mugiye kuzana za ntambara zanyu. Oya naga ari ugutegeka, sibyo? WhatsApp isho boy Murundi original special no pirate niti namwe murugamo itagati katetswe Imana gade no gwamaga meti somatisi original nkuko nabyemeje ikirenge ku muriro nagukuraho reka nkushimire wakoze subscribe kuri Kigali 250 nawe utarayikora yikoreye kugira ngo ubashe kubana natwe 5 kuri 5 reka nkomeze nkwishimira nanakwifuriza amahigwe n'imigisha ku Mana. Uyu mwaka uzakubere muhire, uzakubera amata n'ubuki, Imana iziguhaze ibyifuzo byawe, wifuza ibyo utabonye muri uyu mwaka ushize uzibone muri uyu nguyu dutangiye. Kakubwire ngo we ufite ikintu ukora cyangwa se itafaru gereka kuri Kigali 250 ro gaco ntangire. Wowe ufite inama yawe ya buri munsi uha Murundi, ugira abakunzi bacu kuri Kigali 250, ugira abatumirwa bacu, nawe ufite agaco ntangire mu gihe ufata umwanya wawe ukajya kureba ibintu tukugezaho 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo kugera kure siko gupfa nkuko mbihora. Wewe uwifuza kugira ikintu unganiriza, wifuza kugira inama runaka ushaka kungira, wifuza kugira service runaka ushaka kunsaba, ushaka kuma, nimero niyo ngiyo iri muri screen, nimero yanjye ni yanjye Murundi. Isa amagingano twicaye ndakeka muri kuhabona nicanye n'abantu babiri. Mutivu mwaramubonye ntabivuzeho cyane baraza kwibwirana. Reka ntangire mbaha ikaze kuri kamera zacu za Kigali 250. Turahera haruguru. Amakuru yawe umusore? Amakuru ni meza. Nitwa Shema. Sister wacu amakuru yawe, amakuru y'iminsi turatumaze bisi tutabonana. Amakuru ni meza. Nitwa Daya. Ya abantu benshi cyane bakuzi nk'umuntu utari umunyamahoro kabisa, nk'umuntu ugira insaku serera, ugira ibiki n'ibiki. Gusa kawaida keshi buryo umuntu akora ikintu bivuye bitewe n'impamvu nago umuntu ahora mu binago, umuntu akora ibintu nkaho yabivukanye. Ndakeka abantu bafite ukuntu bakubonye cyese bakona buri munsi. Nihe jambo watangira ubabwira? Kintu nababwira. Uraza kongera akajwi kuko sound zacu. Kintu nababwira. Ndabakunda. Jana abantu bamufata nk'inda yacese nk'inshinzi. Nihe jambo watangira ubabwira mbere kugira dukomeze ikiganiro? Kintu nababwira uko bamfata nge ntacyo bintwaye. Kandi ngenda n'abakunda. Kandi uriyo. Oya ntabwo ndi. Isa amafaranga se? Pinabo. Iyo habonetse amafaranga urayiba. Okay reka ndike kugushinja ubwo umutima wawe uzukuri. Sibyo? Jane umutipe mwicaranye ntago muzi naho nagakuza ariko ku muco wacu urubyiruko rwaruka habaho kwibwirana umuntu utakuza akakumenya. Nagaze ngo inde naguze ngo ninde. Reka agire ko akwibwiraho ayenda tuze kujya no guca muri make ku kintu cyaba cyatuzanya ngaca se cyamuzanye. Bo njewe ndi bro umusista Eric yateye inda. Njewe nari njanganje kureba Eric ndaje ariko sima musanze niwe masanze. Ndifuza uko wansobanurira Eric ari hehe cyangwa se wowe uri iki kiwe? So jana nkuko ashatse kubivuga umujama twigeze kuzana hangaha sinzi hana nabaye gwaserere hatari no kutaruhari baraserere bya hatari no musore umujama yambwiye ngo nge nitabaje ubuyobozi ikintu abantu bane ngende ndamuhe ubone ngira mbwati bagukeneye natita uzaza umwishakire mpamvu yambwiye ndamuherekeze nkaza navuze ko ntazongera kumuherekeza ko namuherekeje intambara. Ubwo nawe wamwibwira icyo cyo cya Eric yasinga ngo ngende ndinde kumubwira akavyumva wenda ukabana musobanurira muri make mu byashaka kumenya. Rero harya mbwiye witwa Shema? Yego nitwa Shema. Njyewe ndi umugore wa Eric.
ese kano kanya kuba umugabo Eric urabyemanga aho duherukana baravuga ati ni imbwa ni hafi ya nawe iriya ni imbwa yanjye ni imbwa yawe uri ese bawe imbwa igiye kwivuga yavuga ngo iki imbwa igiye kwivuga ngo nyine ubwo Eric niba ari imbwa uri gice kiwe uri se uja uriya wapi iriya uriya umuntu amutunga uko ari nyine se wabigenza okay wamusona kibaza akakumenya wenda gushikiriza ubutumwa yaraje guha Eric ukazabumumushikanira rero njye ndi madamu wa Eric bo rero ukuntu bimeze nkuko nakubwiye yatinda sister wanjye ubushishi ubwo twazaga hano byabaye intambara yanga kubyemera ariko ndizera yuko nawe niba uri madamu we byakugezeho so rero njye namushakaga ajye kwitaba kuri RIB kuko njye nabishyikirije ubuyobozi ubwo rero njye nagumamya ukuntu umuntu afite umugore akajya agenda heheta ku mpande n'impande n'abatenda ntabemere ese ibyo bintu waba ubiziho wowe none se ko namubajije ko yateye inda akambwira ko uwo mukobwa atigeze amutera inda bo none se njyewe ndi nk'uko murundi abikubwira umunyamakuru ese dia iyo umuntu akubwiye ngo umugabo wawe yateye inda umukobwa ari umugabo byanyabye muri wowe yumva ute ubyumva gute urababara bigashira ubu ngubu kumva wabaye se urabazwa no kweka yatera inda ntabwo bimbabaje byarashize ese ari he kuri utamusanza cye kuva cyagiye waramwirukanye burundu nyene byarangiye umutaye mu muhanda n'amabogisi naje kumubabura kuko yanyatse imbabazi yaragiye ku muhanda yaragiye ku muhanda yego ko rutubeshera ntabwo ndi kubabesha bro wagira ikintu nyene ukomeza ukamubwira none se byibuze Eric mufitanye abana bangahe kugira ngo byibuze menye ngo uwo mushiki wanjye yamuteye inda azabyara umwana wa kangahe n'uyiguye azamuzana kumurerera mu bandi yes ni abana dufitanye none se urumva nta kibazo kirimo niba umuntu ashobora kwifata akajya hanze agaheta ku ruhande akajya agenda atera abyara ibinyendaro ku ruhande n'ababyaye ntabemere uwo babana namutera inda namubyarire urumva nta kibazo kirimo aya nta kibazo uzabwire mushiki wawe azana umwana tumurere ariko ikintu nakubwira shana n'ubundi muri kwiruhiriza ubusa uriya mumuveho azazana umwana mu murere nta kibazo mwe nande kwera icyo atamwemera azamuzane njye nzamurera nk'uko Eric none se ubu ngubu yajya mu nzira agiye guteta akemera ko yigeze ashaka kubera iki ntabwo yabyemera kuko aba ashaka gutereta nyine umukobwa wundi rero n'umwana bazamuzane tuzamurera nta kibazo ariko si tugunde bagutya mfite agahinda kenshi cyane n'ubu umunyeretse namuruma n'amenyo kuko uzi ikintu kimbabaza se ni ukuntu mbwira ngo bazaza n'umwana nawe ubwawe utemerewe ko ari umugabo wawe nubwo ubyemera neza ariko nubwo ubyemera ntabwo nawe ubyemeza neza yuko ari umugabo wawe umufata nk'aho ari incereke yawe cyangwa se ari imbogo sibyo rero n'umugabo wanjye twasezeranye none se do mwarasezeranye utaza kutubesha wambwiye kuba mwanduye ugati ngwino twibanire rero nukatubesha je ntabwo ndakabati se bro umaze kujya gutanga ibirego mu buyobozi wambwiye ko wagiye mu mudugudu nyine ari abantu bagutumye ugende mubwira abanza yitaba bakubwiye ngo iki ngiye kuva cyagiye byakomeje kugorana umukobwa ubwo nawe aho yarari ni yaratuje arabizi mu rugo nyine yarahavuye ari umusista babanaga ariko nyine nkabona ubuzima bukomeje kugorana byose nkabona biri hejuru yanjye nibwo navuze ati reka njye mu buyobozi n'umwana ataravuka byibuze azagire gikurikirana ukomeza kuba nibwo bambwiye ati natanze ibirego barambwira ati rero ugomba kujya kuzana uwo muntu akitaba RIB kuko ibyangombwa byose narabishatse ubu ngubu ndabifite biri mu rugo none se urashaka ko agufasha iki Eric urashaka ko bamufunga cyangwa urashaka indezo y'umwana oya aho ngaho kumbaza ngo bamufunga sibyo wituma nseka kandi nishime aka kanya tuvugana njye nshaka yuko ndamushaka ngo tugende yitabe kuri RIB
we muri make Nyine, ndamushaka none Yes. se arashaka indezo ko ari cyo ndi kumubaza ushaka indezo y'umwana oya ntago ari indezo ni gute se umuntu atanga indezo None se atemera yuko urashaka yateye inda basi ko babana babana oya ibyo kubana njye si byo kiri imbere kuba umuntu yaba yemera ati njye nateye inda none warabihakana ntabwo abyemera sha rero njye inama nakugira sibyo uriya mumuveho pe uriya ariko agiye ku muhanda nta kibazo wenda naza aza mugacira ngo kumva ibyanjye oya none se mwana gereka ikibazo kimwe mwibariza eh, muri famiye yanyu ni wowe uri mukuru cyane muri famiye yacu ni ngiye mukuru kandi ni nanjye usobanutse urimo gusobanukira zo kuvuga no kugira iki gusobanuka ni ukuvuga ngo nta wundi muntu wabasha kuba wizeye cyangwa se kuba yakuruka ku bibazo byabaye nta wundi usobanutse ibyo ngibyo uzi kuba yabikurikirana ngo ajye kwa mudugudu ajye mu kagari ajye mu murenge ibyo ngibyo ntabwo babisobanukiwe niyo mpamvu rero navuze ati byose bigomba kujya ku mutwe wanjye nkabikurikirana n'ubu ni njyewe umutunzi ibintu ndikumva ibintu rero hari hatari kabisa Eric yabaye ibibazo ahantu hose mbese mu buyobozi bamaze kukubwira ngo genda umubwire sibyo yego wumvaga se basi bari bugufasha iki nyine ikibazo gihari n'uyu nguyu wita ngo ni madamu we ibisobanuro ari kuma ngo uburyo byagenda ni ibintu bitumvikana neza nese ubu niyo nama yakangiriye koko nese ubaza umuntu ikintu ukeneye uzi igisubizo ari bugusubize cyumubaza ukeneye igisubizo cyiwe ngiye mubaza nkeneye igisubizo cyiwe ariko hari ukuntu umuntu aguha ibisubizo ugasanga ntabwo bihuye n'ibyo uri kumubaza yego none se ubwo urashaka ngo njye mufashe iki njyewe icyo nshaka yuko wamfasha sibyo kandi wumve ndababaye ntabwo ndi kubivuga nishimye njye ntabwo nishimye iyo ubona umwana w'imyaka 17 amufata akamwandarika ku musozi ngo ni indango yarijyanye reba hano reba nk'aha ngaha ejo bundi niyo amutaje aha ngaha akamuta ku gikuta kuri karabasansi aha ngaha ku gikuta sinari impfuye ubu byose si umugabo wawe wabikoze rero reka njye nkubwire icyiza wagenda ukita kuri mushiki wawe cyangwa se nta kibazo njye nanagwa nimero zanjye ukajya umvugisha tukabaha amafaranga ariko sha Eric mukabaha amafaranga uri kumva kano kanya wowe Eric koko nubwo wari ikigwari uremera ko ari umugabo wawe hakugira ngo n'umujama akomeze atange ibyo birego Eric abe yafungwa cyose yakora ikintu giki kubyanga byakunda Eric ari makosa cyane akagira gukora amakosa ntanasabe n'imbabazi ubwo gukomeza ya makosa anongeramo n'ayandi kuko ibyabaye hadiruka ngaha n'amahano ni byinshi cyane sivyo agiye gukora amakosa kongeramo n'andi ni ikipasi wa ne support watanga giti cyawe enda Eric akaba yemera umwana kumufasha cyangwa se ukumva ko ari izindi imbaraga zawe wakoresha kugira ngo Eric atajya mu makosa ko nubwo ari umusazi ndikumva uramukunda kuko ntiwamwirukanaga n'amabogisa niyo mwarongeye kwiyunga ntabwo nzongera kuza mu bintu byanyu ngo nje kubunga hapi rero njyewe support nabaha njye ndumva ikintu cyose nyine sister wawe yajya akenera wayidimamagara nkakibakorera na Eric we sha mwihorere pe uriya we ni umusazi bwarayaze none se ngiye ikintu kiri kumbabaza sibyo ni iki ngiki niba umuntu atabasha kwemera inda sibyo ubundi mu buzima umwana wakeneye derese avuga ati papa n'uyu nguyu azabarizwa ahangaha nese umuntu niba atamwemera kuba wadufasha ugatanga ayo mafaranga natwe nta n'ikintu yatumarira ese ejo bwo nagenda agatera n'undi nda kuriya mugabo agira irari ngo ni Eric irari ryaramwishe agenda arebaguzwa impande n'impande ejo undi we azatera inda kamwakana bakaza bikamera gutya uzaza wemera ngo uzaza ugenda ufasha abana na aderesi bafite ibyo ngibyo urumva bizakunda icyo gushaka kuvuga ngo nawe urashaka umushuka kugira ngo babeshe ngo uzabafashe icyumweru kimwe ahagara iki kirego utubabesha kugiye kubafasha bafashe amezi 2 utubihagarika nawe ngewe rero nakubeshyaga ntabwo Eric akibaho namubeshaga bakunze uretse bakunze ba Kigali tujye tubanza tumekinge ku kintu twumvise wanamubeshaga sivyo reka tuba tuganire kuri cyo ngicyo kuyihe mpamvu usumva ko washaka kumubesha wamubeshera iki
njye nagiraga ngo mbanze numve ikintu cyamugenzaga kuko si ngombwa ngo niba umuntu wese uje ahita amenya yuko nyine urwo rugo nta mugabo rurimo. Ubwo rero niyo mpamvu ugiye nabajije kugira ngo mbanze numve ikibazo afite, ariko nyine Eric ari gushaka ntabwo akiba hano. Wenda nazamuvugisha kuri fone tukaganira. Kandi waramwirukanye ubwo uzamuvugisha kuri fone we aguha umwanya nawe kukumviriza? Atanyumvishe nta kibazo, namwandikiye na SMS byange bikunda yabona nubwo atansubiza. Nkamubwira agashaka umwanya tukaganira, wenda nyine turebana ntabwo yapfa kumbeshya. Ushaka kumubwira nemera umwana wawe nta kibazo, sibyo? Njye ndumva ari cyo kintu nyine kindi ntabwo. Ese umuntu wifashe kugira ngo wenda tutaza kujijisha no mujama akaba yajya guhagarika gahunda ze yari afise kandi uri nko kumubesha, wifashirukana umuntu yambaye bwisumwa n'ipantaro yo kwambara, nuwe mutima wufise kuba wazafasha umuntu umwana atari uwawe, inda atari yawe, umugabo kandi uziko umugabo waramwirukanye tubibona ku karubanda mwimara ipantaro yo kwambara kandi ukanye kurabesha n'umuntu ngo uzamufashe. Tiye tubara ku mpande zose tuzabesha umuntu ngo atinzira ze yararimo ugiye kumusha mu nzira nziza warangiza ukamubesha. Tujye tubesha abantu, tujye twega gutesha umurongo abantu, sivyo? Twizeze ibitangaza umuntu utari buzakore, mubwiza ukuri kabisa. So ngiye kumufasha nta kibazo, ko n'ubundi amafaranga Eric yatwaraga yari menshi, n'ubundi kuyahereza uwo mugore yatenga nta kintu byabintwaye. None nzi n'ahantu ari, ariko nyine Eric nta n'ukiba hano, ubwo nyine wenda washaka ubundi buryo ukoresha ukajya kumushaka. So naguciriye umuntu ure rukundo rutumye ugira ibyo bintu mu gihe cyeze neza ko wamwimye n'ipantaro yo kwambara ikagenda yambaye rwose, nibyo nyihagarara. Ure rukundo rutumye umva ko wajya gufashiriza abantu biwe. Ikintu ngiye gitumye numva nafasha umwana w'umukobwa, niyo nakisaza ariko nanjye ndi umukobwa byambaho. Rero niyo mpamvu ngiye nari mvuze ngo ese basi sinagira support nanga, ariko nyine ndumva nayo batayikeneye. Nikihe jambo wabwira Dana mu gihe agusubije ayo majambo? Ubundi ni ukuvuga ngo twebwe support y'amafaranga siyo dukeneye, sibyo? Amafaranga ntago ariyo dukeneye. Ayo mafaranga niyo yarorera, ariko tuza adresse y'umwana, sibyo? Umwana barizwa hangaha. Inde? None se mukeneye Eric? Papa w'umwana turamuzi gute kandi atemera umwana? Uretse gato mukeneye yuko Eric aza kubana no mukobwa wanyu? Oya, si ukubana dukeneye. Twebwe dukeneye kuvuga ati umwana aramwemera n'uwe cyangwa ntago abyemera, sibyo? Ubuyobozi bugakomeza bukabikurikirana, kuko ayo mafaranga utubwira wa mugani niba nawe ufite indimi nyinshi mukanya uravuga ngo ikintu ngo Eric ngo yagiye ku muhanda ngo ubundi ngo yaragiye. Icyo gihe tuzemera gute yuko ayo mafaranga twebwe uzayaduha ugakomeza ukayaduha? Ntabwo twabyizera neza. Ariko ni ukuvuga ngo niba ari umugabo wawe ubyemera, ndabizi neza ahangaha niwe, nanjye sinza kuhava. Ubwo ngubwo kugeza igihe azazira tugafata umwanzuro. Urajya urara hanze ariko cyangwa urajya gukodesha? Narara hanze, narara mu nzu, ariko ntago narara hanze mu nzu ihari, sibyo? Kwande? Kwa Eric. Umva muhungu. Yes, ko nabana bigiye kuba intambara, ko turi kuganana nemuze kubigira intambara. None se iyi nzu kari yanjye. Ntago twaje mu misero bro. Sibyo twaje kugira ngo Nesaragumana inzu ni ngakodesha inzu basi tubi. Nyine birumvikana ntago twaje mu miserero, sibyo? Ariko twebwe ibisubizo ari kuduha akakanya, ibisubizo ari kuma ntago ndi kubyumva neza ku buryo wambwira ngo ngiye navangaha, ntago nahava. Ndahava byose bitunganye kandi ndabizi neza ntago yagiye, arahari, sibyo? Urabizi neza kandi? Ndabizi neza kandi. Winje muri ranzo amusangamo? Ngewe nshobora no kutamusangamo, ariko ngiye ngomba kwicara ahangaha, ngomba kwicara ahangaha. Naho bano yaragiye. Byaba na ngombwa none n'inzu ngayicaramo, ntumva? Inzu se ni yawe? Si yanjye ariko ndayicaramo kandi birakunda. Yes bro, urumva ko uri buze kwifatira umwanzuro wawe mu nzu y'abandi se? Gahunda ufite ni iyihe mani ko numva nawe ugiye kubigira intambara musirika? Ngiye gahunda mfite niyo kuvuga ngo urashaka tubana se? Bimenye. Ako ibyo ngibyo sibyo nshaka yuko twabana, numva? Afite amafaranga se?
mbese urabona iyi sura nta mafaranga ifite. umuntu wese ufite amafaranga mw'abana yego kuko afite ibiceri. umuntu ufite amafaranga wese mw'abana Afite imyaka ingahe ahubwo? imyaka ubu ukeneye imyaka ukeneye amafaranga wowe Oya afite imyaka mikuru akaba afite n'amafaranga nta kibazo. imyaka mikuru nk'imyaka ingahe Ngomba afite 21 byasaba ko naba nshaka kuri hejuru yanjye. ugukubye kabiri 42 Oya nta bya 40. na 40 Na 30 ufite ingahe boss we? Oya ibyo kubana wishaka kunjijisha sibyo? Eric Gendi ntabwo mu ubona. kibazo cya mushiki wanjye wishaka kunzanamo ibyo kubana. Ibyo kubana urumva byabigiye ku rundi rwego. Ndabiza abagore mu kanya wanjijisha nibyo narindi kukubwira ugasanga ndabyibagiwe ugasanga mushiki wanjye aragiye aratesekaye kubera wowe sibyo? Rero Eric uri gushaka. Erega ndabazi nacyo umva rero umukobwa wahereye kare wivugisha wibaraguza ubugambo bwose wagiye uvuga nabwumvisha sibyo? Ibintu byo kunsekera unyereka yuko nkunze nta rukundo mfitiye sibyo? Rero niyo mpamvu jewe wafashe Eric umuhisha amanga mu nzu nanjye ntago navanga ibintu bidakemutse n'ibinanga iyi nzu nono nawe ndayigusohoramo sibyo? Kugira ngo ubyemere neza sibyo? Ariko ari wabonye ndi kugusekera uravuga ati mbonye agakobwa kakana keza. Siko numva mugiye kubigira Ngiye mugiye kuzana za ntambara zanyu. Oya ntago ari ugutegeka sibyo? Ariko ngiye ngomba kumwereka itandukaniro ririmo kugira ngo n'ejo bazabone urugero. Niba umuntu ashobora ngewe kuza ngiye nkakwaka umuntu ukamumisha mu nzu arimo ese ubizi gute bro ko ari ngo muzi ko nawe none se reka mubaze Eric amubitsemo hariya mbimenye ndakara wamubitse. Umva nkubwire ngewe ndavanga byose bikemutse n'ibinanga turaserera urumva? We nande arundi turi kurebana se? Umva nkubwire nge nta mwanya mfite wo gutongana nawe. Umva nkubwire rero urumva niba utarunzi neza mani siko numva ugiye kugira intambara manika urabizi neza ko arimo aho ngaho we noneho kugira ngo duce impaka we arakingura atwereke mu nzu kuko ibi ngibi ntabwo bibaho. Use ni yawe ntabwo gende mu ntara by'amaperereza gishinzwe ntabwo ujye gusaka amazu y'abandi. Umva rero nkubwire wa musore umuntu uramusora cyangwa ntabwo umusokora? Umuntu uramusora cyangwa ntabwo umusokora? Ntabwo wayinjira arasohoka reka tugane arasohoka ntabwo namwemera ko kagumanga nese ikibazo kibaye nese habaye iki wowe? Oya nta kintu kibaye sibyo? Ariko adashaka kwigira inshinzi hano oya nyine tuzamana umva nakubwiza ukuri rero sibyo? Uriya mushiki wawe ajya kumanika akaguru ntabwo nigeze mufasha uri kubyumva neza? nese ko numva mugize intambara none se ubu arambaza iki? nese mama uri kuza ubundi kumbaza Eric reka twumvikane ntabwo twavuye ko gusubira gutera iyo nda vipi za ubundi cyabonye nakoroheye ugira sibyo? Ngiye icyo nyeneye ni Eric akandi araha ngaha. Eric ntabwo aba muri uru rugo sibyo? Jya kumushakira hanze. Ni gute atabanga kandi ari umugabo wawe? Mane ni ibintu byanyu ntabwo ngiye nkibana na Eric uri kumva? Fata inzira rwose mu mahoro wowe utamagara imbere unshinga ugiye n'ubura nuko nakwihoreye ubundi bagakwiye kuba wariye n'urushyigo. Mbabarira usohokane n'uyu muhungu wazanye mumbabarire rwose winzamurira kamera wa musore ukingura urwo rugi tuzamane sa none ni wawe ibi byondo gashyashye ariko ubu watenda sister wawe nagaruye ngo wamuteye sivyo? Ariko tuza agufasha icyo ushaka kumenya uyu nguyu umuciyeho yanagufasha kubona Eric sivyo? Yanagufasha ko ibyo byajya mu nzira ntago uraza ngo uhite ubyimba ngo biki n'ibiki umusanzi we mana abantu kuki munsaba ngo nje kubafasha ikintu nagize mugashaka inama mu bibazo nk'ibi ngibi. Ako uzi ibintu yankoreye ejo bundi ni yaranyiciye ahangaho ureba none ngo nata ashaka kunzamuka nawe ushaka kunzamuka wose ndamuheka none se okay urashaka iki kandi urashaka iki? Eric simuheka si umuhungu wanjye si umusaza wanjye ngiye kuvuga ngo ngiye nshaka Eric kandi arahari uri kumva agomba kubaho uko ashaka n'uwo mukobwa n'inshinzi nkawe yagiye kumwishinzaho mu biki. Ako nukavuge ngo ni inshinzi wowe n'uri inshinzi mana hagaranga ntuze kuza guserera umuntu w'umukobwa ubundi ajya gutwita reba ivyo nawe uri umukobwa sivyo? Urabizi ugemera ko umukobwa none ko atari kubasha kunyumva cyangwa uri indaya ye ubivuge nabi indaya ye ntabwo bikureba sibyo? none aya magambo yo kuravuga
ngo umukobwa ngo ni inshinzi ngo ajye kwishingaza umenye ko ataba inshinzi se ubundi yagiye kwishingaraza kuri iyi bike ibyo bintu nawe nibimba sinzaze kukwaka ubufasha genda Eric ntawe uri hano murumbabarira musohokane ngenda sohoka ariko wishaka kudufata urumva ngushaka kudutora ba Kigali 250 turasohoka nta kibazo nta kibazo turasohoka niba ushaka intambara yanjye n'uyu muhungu bimbwire turasohoka nasohoka nese ushaka kubigira intambara ungana na kamera nese sinanitonze n'abamwana konze ba Kigali 250 ndabona rero ibintu bitabyoroshe canke Eric ari mu nzu byanyabyo wowe usohoka wikatishe ariko we ntabwo utongera kunkoraho nkahita nkwese wese urande urushyi warurya umva kamerama ako si ngo uri mu bishiko ako si uri mu bishiko hasi uragira ngo ngukupite uzi ko ntabwo ukubita urushyi njyewe sibyo aha runyine shitani urumva buriya kidogo kari akagabo ka ejo bundi urumva ejo bundi buriya iyo kaza kugira gutya kamerama utongera kunkoraho njyewe utongera kunkoraho uyu mungu ni muzima oya murasohoka se mufu utongera kunkoraho gira vuba wamungwe niba uri muzima niba ahubwo utongera kunkozaho n'urutoki nkakwesura wowe nahita nkukubita wowe urumva ko mumfungira ibyondo ko mutagenda turasuka nese ntabwo twaje guteza akavuyo wawe ubundi ubwo wabunzi nge mpamvu yo kujya guhangana nese ushaka kugwana n'ubundi ushaka kugwana ushingiye kuki waje gusaba sibyo umuntu waje gushaka mu gihe utaramubona genda uwo mushiki wawe ntandara muteye sibyo uwayimuteye uramuzi genda ujye kumuhira nyene ibintu karavuga birumvikana wowe kuko uramubaza suyunguye sivyo yagerageje gusobanurira guhana inzira nyinshi cyane ariko ntabwo abashije kubyumva uko ushaka kugwana sivyo ese wamuga ko yavuze ariko yamuteye undi uri kuza kumumbaza Eric abaha none amaguru nayo ngoro ubwire ngiye gusohoka ahangaha urumva ariko yashira icyumweru hashira ibyumweru bibiri umenye yuko haza kashiga izamushyigura ariko nzamufata urumva ntabwo bindeba aho mwahuriye oya umva reka nigendere nkunije bamusigiye n'igicyo akose mu ngandebera nk'abantu banze bose bateye kongo kubibazo umuje amajye twazananye ariko unsaba service yo kumuherekeza kandi ni buri gihe abatumirwa bose ndi guhura nabo banjyana mu gwaserere nk'iyi neza bafite ikihe kibazo nyene nawe nk'umuntu sivyo suri umuntu ibintu nawe wavyumva ibibazo byahabaye Eric yarafashe uru no mujama yaramututse nabi banagwana yatutse sister we bamugira iki n'iki nawe uri umukobwa kuva umuntu agututse kuriya umva bibabaje niba yanakubwiye nabi rwose hanga none se muru araza kumbwira ngo Eric ngo naramubitse mu nzu ni vaze ntunze mbimenye ni igiki biba bigoye cyane gusa nawe nk'umuntu wamwumva ako ukenda gushimira cyane basi ko wadoye mwanya kuganira nawe gusa ukomeze kwihangana ese byarangiye Eric mutandukanye ne Burundi Eric ntabwo nkiri kumwe nawe yaragiye wakoze cyane ko wadoye mwanya kuganira nawe ndakeka no gutaha uzemera kuduha karibu gusa ntago ari byiza cyane umuntu kubona umuntu ari guhangana nawe ngo uhangane uriya mu buzima baho guca none Eric sinanitwaye neza ko namukunda muri sinanitwaye neza ndi kumugandagwa supportini yanze kubyumva arajya ngo ngiye nkora iki okay giye kuyita cyane reka ngushimire wakoze cyane wenda nubwo byaje kuba intambara ariko wagerageje kumusobanurira ya reka nsozere nshimira abakunzi bacu ubwo nizere ko uzaduha karibu tukaza tukagusura mu buzima bumwe cyangwa se ubundi sibyo wakoze cyane ukurikirana Kigali 250 umunsi ku yundi uwo gaciro nangere ubasha kubana natwe 5 kuri 5 reka giye mu rundi nkushimire nkubwira ngo umwaka uzakubere muhire uzakubere amata n'ubuki uyu mwaka uzabona ikintu utabashije kubona mu mwaka ushize uwo uri mu Burundi muri Amerika muri Oman ndetse n'ahandi hose uwo gaciro nangere turawukunda cyane Imana ikomeze kuzigama ikomeze iguhezagire nimero yanjye ni yindi komeza umvugishe umamagare ushaka kumpa inkuru runaka gitekerezo support mu byo cyangwa se ubundi cyangwa se niba ari support nawe unyeneye unyandikira kuri iyo nimero ubona muri screen yawe niyo yanjye reka nkubwire ngo Imana ikomeze ikurinde uzugire umwaka muhire ciao